Filime ko ngoko bwa action comedy kitwa The Man Who Wasn't There. Kisaba gusa no kumwandira kuri like na share hanyuma hagahira rimwe. Kitanya y'agafilime kacu tutangira n'abagabo bane bagera mu mujyi wa Washington DC bari mu modoka ishaje byatari ritama PS. Baparika imodoka yo ku ruhande rw'umuhanda hanyuma abagabo babiri bari muri ya modoka imwe bambaye amakositimu bakahita basohokamo, ndetse aba bagabo abari abajepe bo muri Amerika witwa Agent Larry n'uwitwa Agent Colt. Mu gihe abandi bagabo babiri basigara muri ya modoka abari abapagasi bakorera witwa Time Dark umwicanyi karundura. Mu mufuka rero wa mujepe Colt habarimo akantu kameze nk'umupira k'icyuma kaba karimo utundi tuntu dutoya turimo utuntu tw'utuzi tw'ubururu, ndetse ngo umuntu umwe kuri tuno tuzi tudasanzwe abashobora kutagira ubushobozi bwo kurira mu myotsi cyangwa se kutagaragara ku buryo umuntu nta muntu umwe ushobora kumenya ahantu aherereye. Gusa muri uwo mwanya umwe hari gufungurwa ku mugaragaro hoteli yari aho ngaho hafi, ndetse abadiplomate bo mu nzego nkuru z'igihugu no guturuka ku isi hose bari bahateraniye ku butumire bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndetse nyuma gatoya ambasaderi wa Argentine nawe yarahageze, hanyuma ahita akurikirwa na ambasaderi kuva muri Palawan Archipelago. Gusa nyuma bidatinze bihita bigaragara yuko abadiplomate baturutse mu bihugu by'ibikomerezwa baba bari kwitabwaho ku rundi ruhande batandukanijwe n'abaturutse mu duhugu twa fake. Sam Cooper rero umukozi muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga niwe wahawe inshingano zo kwita no kureberera kuri bano bashyitsi baba baturutse mu bihugu bw'aho ngaho bwa fake. Ariko ubwo Sam abanafite kuza gushyingiranwa n'umugirlfriend we baba bamaze igihe kinini bakundana kuri uwo munsi umwe witwa Amanda. Aha rero abafite icyizere yuko akazi kari buze kugenda neza, nyuma akaza gushaka undi muntu asigaho ubundi akigira mu kazi nk'ibisanzwe mugiye gukora ku munsi wo gukora. Gusa nyuma bihita binagaragara yuko usibye kuba abadiplomate baturutse mu bihugu bya fake bitarenze batandukanijwe n'abaturutse mu bihugu by'ibikomerezwa na serivisi n'amafunguro, bihita bigaragara yuko nabyo bari guhabwa ibyo kurya bya fake nyine nk'abantu ba fake. Tujya dukomeza rero batwereka wa ambasaderi gutuka muri Palawan Archipelago agira akantu ko kutumvikana n'undi mu diplomate bapfuye ibintu byo kwicara, ndetse uko kutumvikana guhita gutuma hazamuka ibintu by'amahane, ndetse nyuma gato bidatinze akavuyo kaba karateye amasahane barajugunya baba nuko ukabona batandukanye n'abakire. Ibiryo barangiza abantu benshi bikomerekeramo. Igihe rero amutipe mu Sam yari kugerageza kureba yuko ibi bintu yabisubiza ku murongo, umwe muri bagenzi basanzwe bakorana yaramubwira ati vanga wigenda bijye mu bukwe bwawe cyangwa se uze gukererwa. Sam rero birangira yemeje kuvanga agagenda, ariko boss we witwa Michael yahise amuhagarika ubwo yari agiye kugenda. Ahangaha rero yabanje kumuha ukuri aramuraburiza, ariko mubwira ati ni gute unaniwe gukontorora abantu nk'abariya, ndetse aranamukanga amubwira yuko ashobora kumwohereza bakamukuranga bakamujyana gukorera muri Greenland, ariko nyuma ahita amwihorera aragenda. Kurundi ruhande rero babajepe ba Amerika binjiye mu nyubako ndende iri hafi ya hoteli aho bagufungurwa ku mugaragaro kwa kuri kubera, ndetse iyi nyubako aba ari ibiro by'ibanga bya wa mugabo wamwicaye karundura Time Dark. Umugabo tari uba aramaze gukoresha kuri twa tuzi tw'ubururu tudasanzwe tuba dutuma umuntu atagaragara. Igihe abajepe rero bategereje yuko esanseriza ngo bazamuke, wa mujepe Riley yahise atangira gukubita mugenzi we Colt, aramujujuba byata aramukubita amangumi. Arangije amaze kwikubita hasi yisokora mu mufuka akuramo akantu kameze nk'agapira k'icyuma, ahita atangira kwiruka asohoka muri ya nyubako. Gusa nyuma bidatinze na wa mujepe wundi Colt wari wikubisa hasi yarongeye agarura ku buzima, ahita atangira kwiruka kuri wa mugenzi we wari umaze guhinduka umwanzi. Turaza gusobanukirwa uko byagenze ukuntu abantu b'abajepe bari gupfa ibintu nk'ibi ngibi. Nyuma yo kwirukanka rero bidasanzwe mu mihanda ya Washington DC, abapagasi babiri barwara rw'ihibi bari bategerereje mu modoka baje kubibona, barangije bahita batse imodoka bakiserera nabo bihuta birukanka kuri wa mujepe uri kwirukankana ka gapira k'icyuma. Bose rero bamwirutseho, gusa wa mujepe akagenda kwepa. Arangije rero byaje kurangira abonye imodoka ya pick-up y'umutuku ahita yinjiramo atangira kwitwara, ari nako Colt na bya birara bahita batangira kumukurikira muri ya modoka ibigenda itama PS. Kurundi ruhande rero inshuti ya Sam yari kumutwara abukwe bwa bugomba kubera ko n'ubundi tare yamaze gutinda, ariko neza igihe bagiye gukata
rwa rumodoka rushaje rwari rutwawe na Colt na bya birara birangira rubajishije rugatuma bakora impanuka bakagonga. Gusa ku bw'amahirwe umwe mu bakozi basanzwe bakorera ambasade y'Uburusiya yahise abibona, abona iby'impanuka ahita aza kubaza Sam. Rero yahise amusobanura yuko ubu ngubu bari gukererwa ubukwe bwe, umugeni we yamubuze. Hanyuma wa mukozi wa ambasade y'Uburusiya ahita yemeza kumuhereza karifite akamujyana. Nyuma y'amasaha menshi rero yatinze, umugore yatangiye kwimyiza imoso avuga yuko ubukwe bwapfuye. Sam yaje kugera kuri ya hoteli ubukwe bwagombaga kuberaho, ndetse ugomba kuba umugore we aba yarakaye byatari, akananga kumva ibyitwazo byose umugabo bari kuvuga ngo byatumye akererwa. Gusa wa mushuti we yahise akanuma situwasiyo, arangiye ahita anamukuraho ngaho kugira ngo amujyane mu cyumba cya hoteli aho ari wenyine kugira ngo yiteguye nyine yambare aze ubukwe butangire. Gusa nyuma y'iminota mikeya cyane Sam yaricaye mu cyumba, yabonye ka kantu kameze nk'agapira karimo kagenda mu kirere kinjira mu cyumba cye, ndetse ijwi ry'umuntu aba atari kubona yahise amutegeka gufunga ku muryango. Ubwa mbere rero Sam yabanje gutekereza yuko ari inshuti ze ziri ku mukino, ya mikino ya prank. Arangije ahita ajomba agatoki hejuru ahantu k'agapira kaba gaherereye. Sam rero yatunguwe no kumva akoze mu nda h'umuntu, ndetse aho gapira kaba gafitwe na wa mujepe witwa Larry. Biba byaje kurangira nawe umwe twatuzi tw'ubururu tudasanzwe ariko tuba twatumye ari kugenda atagaragara kugira ngo yirinde anakwepe aba bari kumuhiga. Gusa mbere yuko uyu Sam uba utasobanukirwa ibyo ari byo neza afunga umuryango, birangira Colt na bya birara byose bimenye byinjira mu cyumba, bahita bimukubita hasi aranahwera. Ariko ubwo hagati muri ibi ngibi byose Larry yagejeje ibishoboka byose kugira ngo arebe ko yakwepa bino birara akoresheje za mbaraga zo kutagaragara, ariko biza kurangira n'ubundi bamufashe ndetse bahita bamutera icyuma. Igihe rero yari kwikubita hasi, umubiri we wahise utangira no kugenda ugaragara, ariko uyu mujepe aba ari umunyabwenge, aba ari kwipfisha kuko igihe cyo gupfa kiba kitaragera. Arangije yahise afata ka kantu kameze nk'agapira k'icyuma, ahita agafata agatsimba munsi ya tapi yari aryamyeho. Igihe rero bya birara byagashatse neza bikakabura, birangira bise byuta bivaho ngaho ngo bikwepe na polisi itabihasanga. Nyuma hashize akanya gato rero Larry wari wakomeretse byatari yakanguwe na Sam, arangije ahita yeza Sam kagano kameze nk'agapira k'icyuma, ariko umusaba yuko agomba kugatwara agashyira mu muntu witwa Rankoman. Arangije ahita anasaba Sam yuko amukoramo bya byuma bamuteye mu mugongo. Gusa nyuma n'ubundi bidatinze biza kurangira wa mugabo n'undi yitabye Imana kubera ukuntu yari yakomeretse. Gusa ku bw'amahirwe make ya Sam, polisi na za nshuti ze n'umugeni n'ibiki binjiye muri cya cyumba neza muri wa mwanya yari gukuramo ibyuma umugabo bari bamuteye. Bakinjiye rero babonye afite ibyuma mu ntoki n'umurambi imbere ye, bose bahise batekereza ko byanze bikunze ari wowe umaze kumwivugana. Abapolisi rero bahise batangira kumuhiga, ariko biza kurangira Sam abashije kubakwepa. Ku ijoro ry'umunsi ukurikiyeho rero Colt n'abapagasi bandi bagarutse kuri bwa bwisho bw'ibanga aho wa mugabo Derek utagaragara ari kwisomera ikinyamakuru. Ahangaha rero bahita banadishura yuko uyu mwicanyi karundura ngo amaze iminsi myinshi anywa twatuzi tubururu tuba muri ka kantu kameze agapira k'icyuma kugira ngo amare igihe kinini atagaragara, nta muntu n'umwe ubasha kumumenya. Gusa abambara ibintu by'ibikoti n'ibigofero kugira ngo byibuze abapagasi be babashe kumubona, banabashe kumuvugisha. Gusa muri ino minsi twadutabara sangongo twatari kugenda tumushirana, bityo rero abakeneye ka kandi k'agapira k'icyuma karimo uduti twinshi kugira ngo abashe kuzajya ubona ukuntu ahora atagaragara nyine amwe twatuzi twinshi. Ku rundi ruhande rero inkuru mu kinyamakuru yari gutangaza yuko umukozi w'ububanyi n'amahanga witwa Sam Cooper aba ari guhigwa kubwo kwica umujepe witwa Agent Larry. Ndetse kano kanya nabwo bitabira nk'ikimenyetso, bitabigaragara yuko uyu Colt aba ari umugambanyi ukorera muri leta, ariko wari umaze igihe kinini asanzwe akorera umwicanyi karundura mu Derek. Ari nayo mpamvu bamugenze ababaye nk'uwamugambaniye. Abapagasi rero ko ari batatu batangiye kuganira bavuga uburyo Larry yirukankanye ka gapira k'icyuma, ariko bagira aho yarari bakagashaka neza bakakabura. Gusa uyu mubosi wabo umwicanyi Derek ntabwo bagiye kwihanganira uburangare bwabo, bityo ahita yongera akabategeka yuko bagomba gushaka Sam uko byagenda kose. Arangije ahita afata wa mujepe ngo ni Colt amusunika ku ya etaje yari bariho nk'igihano nyine cy'ubugoryi bwo kuba atabushatse icyo yamutumye ngo akibone. Nyuma y'ibingibi rero Sam yagiye kureba murumuna wa Amanda Harry aho yari agiye kumwaka ubufasha, ndetse uyu mukobwa yahise amwishurira yuko wa mukuru we ngo aba yararakaye byatari ku buryo nta muntu umwe aba arakongera kuvugisha nyuma ya ya mabara aba yarabereye mu bukwe.
Sam rero nawe wari winaniriwe yasobanuriye uno mukobwa ukuntu ibintu byose byagenze akantu ku kandi, ariko Ellie nawe yanga kwemera iyo nkuru aba yumva itumvikana. Bityo rero Sam yahise akuraho ka kantu kameze nk'agapira k'icyuma Brady aba yaramuhaye imbere y'uko yitaba Imana. Hanyuma rero uko ari babiri bahita bagafungura, aho basanzemo utundi tuntu dutoya tuba turimo utuntu tw'utuzi tw'ubururu. Arimo ashaka kumenya rero byinshi ku byo tuno tuzi dushobora gukora. Sam yatonyangije udutonyanga dukeya hasi, arangije ahita ananywaho gakeya kugira ngo yumve ibyo ari byo. Ibi rero bihita bituma umubiri we ujya utangira kugenda gake gake uhinduka ubururu, ndetse mu mwanya mutoya ahita aburira mu kirere neza amera nk'umuntu udahari. Ibintu byahise bitungura Ellie, byabaye byose ari kubireba. Gusa muri uyu mwanya umwe b'abapagasi ba Drake babasha kumenya ahantu Sam aherereye, hanyuma bakaza kugera muri runo rugo rwa Ellie. Bahageze rero babonye umukobwa ameze nk'uri kwiganirira n'imyenda iri mu kirere, nta muntu n'umwe bari kubona. Ibi ngibi rero byose byereka babarara yuko Sam byanze bikunze ari we wamaze kwiba akantu kameze nk'umupira k'icyuma karimo wa muti. Aha rero bahise batangira kumurasa amasasu menshi, ariko Sam yibuze cyane yatekereje yahise akuramo imyenda, arangije asigarana akabokisa konyine. Naki agakuramo ze kanibwo mbona ari kubasha kubacika neza. Hanyuma rero we na Ellie baje kubasha kugera mu modoka yari aho ngaho hanze, bahita bava aho ngaho baracika. Nyuma yo kwenda hafi gufatwa rero n'abarara, aho ngaho uko ari babiri byaje kurangira bagiye ku ishuri ryigwaho n'abakobwa gusa, aho Ellie abakora nk'umwarimu. Arangije Ellie yasize Sam muri biro ye, arangije ajya kumugurira imyenda hanze. Sam rero akoresha n'amahirwe yari afite mu ibanga rikomeye, yagiye muri za dushe z'abakobwa kugira ngo ajye kubarunguruka rero n'iki bagwane. Gusa nyuma Ellie biza kurangira amubaye igituma ari muri ibyo ngibyo. Nyuma y'ibyo birabaye amasaha menshi yaciyeho, hanyuma ingaruka z'awa muti aba yanyweye noneho zitangira kugenda zigabanuka, ibintu byatumye Sam noneho atangira kongera kugaragara. Arangije yahise yambara ya myenda yari yamuguriye, hanyuma uko ari babiri bahita basohoka aho ngaho baragenda. Gusa kubw'amahirwe makeya wa mukozi wa ambasade w'Uburusiya barahuye kare Boris, bakinjira mu modoka basanze yabitsimbyemo inyuma, ndetse bakinjira bahita batunga imbunda. Yahise atangira kwaka Sam ka kantu kameze nk'agapira k'icyuma. Sam rero mu ibanga rikomeye kagapira yahise agahiriza Ellie, arangije atangira kubeshya ko nta kaba afite. Gusa bituguranye uyu Boris umeze nk'umwana yahise amwizera, ntiyajya mu bintu byo kumusaka ibintu bya danger. Arangije ahita asaba yuko Ellie asohoka mu modoka, hanyuma we na Sam bahita bakserera baragenda. Ndetse aha ngaha bahita badushura yuko bombi Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'iz'Abarusiya bose ngo baba bafite formule y'uburyo babasha gukora wa muti twatuzi tw'ubururu dutuma umuntu agenda atagaragara. Ariko ngo ubu ngubu baba bahuje imbaraga kugira ngo bangirize neza ya miti yose barakoze, kubera ko baba batekereje ndetse bakabona yuko uwo muti ushobora guteza saga muri ino si igihe wagera mu maboko atari nyayo y'umuntu w'umugome. Nyuma gato bidatinze rero Sam na Boris baje kugera kuri departema y'ububanyi n'amahanga ya Amerika, aho bari baje guhura na Michael Ensing. Ndetse nyuma gato bahita bishura yuko ibihugu byombi biba byarashyize umukono ku masezerano mu ibanga rikomeye yo kwangiriza imiti yose twatuzi tw'ubururu kugira ngo yangizwe kandi mu gihe cya vuba, kugira ngo birinde yuko yabateza ikibazo. Ariko ibintu bitari ikibazo ubwo Sam yatangaza yuko na Boris bwe abamwe kuri twatuzi tw'ubururu. Abantu bose bitatangira kuvuga yuko ubu ngubu Sam nawe ashobora gushimutwa n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye kugira ngo bagende bamukuremo amaraso babashe kuba bakoramo wa muti, cyane yuko nawe aba yabashije kukonsoma mu maraso ngo burimo. Michael rero yahise atangaza ko byanze bikunze umurambo wa Sam ugomba gutwikwa kugira ngo banirinde yuko hari undi muntu ushobora gushaka gukora wa muti bamaze kwangiza ibintu byose. Gusa mbere yuko Sam bagiye ikintu kibi bamukorera, wa ambasaderi wa Palawan Archipelago n'uwa Argentine bahise bagera mu biro bya sekreteri, aho bari baje kuburana kuko baba barakiriwe nabi cyagiye. Gusa mu ibanga rikomeye inyuma yabo haba ari Ellie nawe ubanyweye kuri wa muti, ndetse mu ntoki ze abafitemo akantu gatoya karimo y'amazi y'ubururu y'umuti atuma umuntu atagaragara. Ndetse abandi bo kuba batazi wagwane baba bari kubona ako kantu kameze nk'akari kugenda mu kirere nta muntu ugafite. Sam rero wese ubibona abona wagwane yahise ahiriza sinyare umukobwa, hanyuma Ellie ahita ajugunyira kagati Sam nawe ahita akagotomera yibuze cyane, ako kanya nawe ahita aba umuntu utagaragara. Hanyuma uko bari babiri bose bahise babasha gusohoka muri bya biro, nta muntu n'umwe umenye ngo bagiye hehe. Nyuma amasha akurikiraho rero bahise berekeza kuri gito y'imwe mu nshuti za Sam witwa Ted. Bagezeyo basanga yanafunze, ariko Sam yari azi ahantu uyu mutipe aba abika urufunguzo. Bahise bafata rero barafungura binjiramo imbere, hanyuma bakigeramo Ellie yahise ajya mu bwogero kugira ngo ajye kwitunganya.
nyuma rero muri iryo joro rimwe igihe uko ari babiri barimo bagenda baganira kuri bwa bukwe bwa Sam buba bwaragenze nabi, birangira batangiye kubizaniramo ibintu by'urukundo n'iki ndetse bikaza kurangira bakoze ibintu bya bwombo mu ntebe aho umukobwa yari yicaye, ariko ntabwo baba bazi yuko hari ibintu by'ibisaza biba biri kubareba hakurya mu yindi nyubako ya etaje. Nyuma y'amasaha make rero Sam yumvise amajwi y'imodoka nyinshi z'abapolisi n'iz'abandi bantu ziri kugera aho ngaho kuri ya nyubako baba basanzwe barimo, agahita abona yuko wa mushuti we kera aba yamugambaniye, agatanga amakuru muri leta ahantu baba bitsimbye. Bityo rero Sam na yari bihuse cyane, bahita batangira kumanuka muri ya nyubako bari barimo bafite n'aka gapira k'icyuma kaba karimo twa duti, barangije bahita baca mu muryango w'inyuma hasi muri basement y'iyo nyubako. Hanyuma bakimara kugera hanze y'inyubako bahise bakubitana n'itsinda ry'ibisaza biba biri mu byari byari biri kubacunga bibareba bari gukora bwombo mu ijoro. Ndetse ahangaha ibisaza biba byemeye byatari byakunze n'umukobwa ngo ni Eli. Ibingibi rero umukobwa ahita abikoresha akaranga akanyobwa kugira ngo abitire imodoka yabyo. Nyuma rero Sam aba yegeranije neza kuri liste abantu bose bitwa rya zina rya Rankoman, hanyuma akaza kubona abameze nk'ari abanyabo ari 9, kuko wibuke yuko mbere yuko wa mujipo witwa Larry yitaba Imana aba yarasabye Sam yuko aka gapira ngakajyana ku muntu witwa Rankoman. Bityo rero we na Eli bahita batangira kujya ku merekezo y'umuntu wari wese baba bari gukeka yuko ashobora kuba ari Rankoman kugira ngo bamubaze byinshi ku bijyanye na kano gapira n'ibyo Larry yarazi. Nyuma rero bamaze gusuzuma 8 ba mbere mu bo bakekaga bitwa rya zina rya Rankoman, baje kwerekeza no kwa nyuma bigaragara nyine ko ari uwa nyawe. Ndetse uyu nguyu wa nyuma aba yibereza Dobandi ahantu hasa nabi byatari, ndetse bakigerayo basanze rwose ari Rankoman bari bamaze iminsi bari gushaka. Ariko bakimara kwinjira mu nyubako yari arimo batunguwe no gusangamo Ted mo imbere. Bahita baduhisha yuko Ted aba ari umupolisi wa maniko FBI umaze iminsi ari gucunga kino kirego cyitwa duti abantu banywa bakahita abantu batagaragara. Ndetse no muri rya joro Larry yitaba Imana ubundi byanyabyo yaraje kureba Ted apana Sam bakubitanye. Ubwo nguyu Ted turi kuvuga ni wa mushuti wa Sam umwe wamugambaniye handi kuri apartment. Igihe rero ko baranga barimo baganira, telefone ya Rankoman yo mu rugo yitangira gusona. Sam rero yihuze cyane gake gake yagiye kwifata kugira ngo yumve uhamagaye, hanyuma cyitaba yasanze ari wa mwicanyi Dark ku rundi ruhande uri kumuhamagara. Ndetse uyu mwicanyi w'umusazi yamaze gushimuta Amanda, ndetse akatangira gukanga yuko ari bwiki Amanda. Sam naramuka ataje ku nyubako ya Capitol Hill afite n'akagapira k'icyuma kaba karimo twatuntu tw'utuzi. Abonye rero ko ntandi mahitamo Sam yahise asunika Ted ku ruhande, arangije ahita yirukanka agana ku bwato babura aho ngaho hafi ari kumwe na Eli. Mu mashakuri cyo rero Sam na Eli bagera kuri ya nyubako ya Capitol Hill, aho bacyagera byibuze cyane bahise bafatwa n'abapagasi ba Dirk, bahise batwara imbere mu nzu, aho bwa nyuma na nyuma bakubitanye n'abamwicanyi karundura. Uhita unabahishurira yuko ngo Rankoman aba yaramwishe kera cyane, ahubwo aba yarabyihoreye, ndetse bikaba yari gukoresha babajepe na Sam kugira ngo babashe kuba bamugezaho wa muti abakeneye kugira ngo akomeze kuba umuntu utagaragara. Nyuma y'amasegonda make yari kwitaka wa mwicanyi karundura, umuti yanyweye wose ahita utangira kumushiramo, ndetse Dirk ahita atangira kugaragara byanyabyo. Ndetse mu buryo butunguye abantu bose batunguwe no gusanga uwo mwicanyi karundura wamaze abantu aba ari nta wundi aba ari Amanda, wundi wahoze ari shiri wa Sam bari bagiye gushyingirana. Ndetse uyu mukobwa ngo yakoreshaga umuti utuma agira urujwi rumeze nk'urw'abagabo kugira ngo abantu bose bahore batekereza yuko ari umugabo. Ndetse ngo uyu Amanda ntabwo aba yarigeze akunda Sam na gake, ahubwo ngo aba yashatse gushyingiranwa nawe kugira ngo amukoreshe muri gahunda aba yarapanze zirimo n'izo kubona uriya muti nyine. Gusa muri ako kanya neza Boris na Ted bahise bagera kuri ya nyubako, aho bahise batangira kurasa abapagasi ba Drake umwe kuri umwe. Bireba bitera ubwoba Amanda ahita yaka kantu kameze nk'icyuma kari karimo wa muti. Sam ahita agotomera twishiro n'icyarimwe, hanyuma ngo ahita atangira kongera kuba umuntu utagaragara, ahita akuramo udukariso n'udusute byose, ahita atangira kuva aho ngaho agenda ari guseka ariko mu buryo bumeze nk'ubuteye ubwoba. Gusa Sam, Boris na Ted baje kubasha kumutegera mu cyumba cyo kiri ku ruhande cyo kiri gutwikirwamo amafaranga ya Amerika ashaje. Ndetse kano kanya Amanda noneho ahita atangira kumera nk'umusazi, umuti ugatangira kumugwa nabi kubera ukuntu aba yanyweye imiti myinshi. Hanyuma Amanda akimara kubona yuko icyumba nta buryo ndabona kugicikamo, birangira amanutse ku kantu kari gasa kari kumanukira ayo mafaranga bari gutwikwa, ngo bikarangira Amanda yiyahuye ko nguko. Akimara kwiyahurira rero Sam na Eli bababajwe n'urupfu rwe nk'umuntu bari baziranye,
ariko Ted na Boris bo bariruhutsa bavuga ati nyamunsi aragiyeyo akahambirwa. That's what's up. Agafilme kacu k'uyu munsi naho karangiye neza ariko kabashimishije, ariko guys mukagira umwanya wo gukanda kuri like, share ndetse munandika hasi muri comment kubona agafilme mwakabonye, munibuka kuza kujoin